Reka ntangire nkusuhuza wakurikiye Isherina TV, ngiye muri kumva nitwa Nshuti Anastase, aba nkomeje kubashimira mwe mwakoze subscribe kandi mukaba muri kureba kino kiganiro. Hanyuma rero uno munsi ni tariki 25 z'ukwa munani 2023. Uyu yitwa Ishimwe Elise Nayize, amazina yiswe n'ababyeyi be ariko hanamwita Kamikazi Isherina. Uyu niwe washinze Isherina TV. Ushobora nanone kumwita Kamikazi w'Abanyarwanda. Ni umukobwa udacika intege kandi wigirira icyizere, yanga umugayo kandi yanga umuntu wese umusuzugura, ariko ikindi kandi akunda inshuti ze. Uyu Ishimwe Elise Nayize cyangwa Kamikazi Isherina yivugira ko afite imyaka rwose itari myinshi cyane, kandi avuga ko afite ubwoko bw'amaraso bwa A. Uyu Kamikazi Isherina yavutse cyangwa yabonye ukwezi tariki ya 25 z'ukwa munani 2003. Mvuze ko yabonye ukwezi kubera ko yavutse mu masaha ya nimugoroba, bisobanuye ko yavutse ku munsi nk'uyu nguyu. Uyu Isherina yakuranye inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime, umunyamakuru ndetse n'umuhanzi icyarimwe. Mu busanzwe akunda gukora ikintu kidasanzwe ku buryo kishimirwa na sosiyete, kandi ku buryo umuntu wese agifata nk'ikintu cy'ingenzi. Si ibyo gusa ngo ku giti cye yishima cyane iyo yakoze ikintu kidasanzwe cyiza abantu bakamushimira. Buriya ngo Isherina yanga umuntu umuca intege, akanga cyane guseba. Buriya nanone Isherina akunda cyane umuhanzi bita Dore, niwe afatiraho urugero. Mu buzima bwe yakuze akunda gusenga, abitojwe na mama we umukunda cyane, kandi ngira ngo nawe udukurikiye rwose nagushishikariza kuzajya usenga. Gusenga ni ibintu byiza cyane. Mu buzima bw'urukundo Isherina agira ibanga, kandi uyu mukobwa ukiri muto agira urukundo kandi agahisha amarangamutima ye. Uyu Isherina ngo afite ubwoko bw'amaraso bwa A nk'uko nabivugaga, kandi yanga umuntu ucira urubanza undi muntu. Ngira ngo wamwita Isherina. Isherina ngo Isherina byavuye ku mazina ye Ishimwe Elise Nayize. Ish biva kuri Ishimwe, Eri biva kuri Elise, na ya nyuma kuri Isherina ikaba kuri Nayize. Byose hamwe ni Ishimwe Elise Nayize cyangwa se Isherina. Ku isabukuru ye yatanze ubutumwa bugira abafana banjye nzabaha ibyishimo vuba bidatinze. Hello future, bizaba birenze pe. Gusa icyo nakubwira abakobwa bagenzi banjye ni ukwitinyuka ndetse no gushora ubwenge n'imbaraga kurusha gushora imibiri n'ubwiza bwabo. Uwo nguwo akaba ari Isherina Kamikazi cyangwa se Elise Nayize, niwe washinze Isherina TV nk'uko nabivugaga hano haruguru. Ngira ngo ubwo ngubwo bwari ubuzima bwa Ishimwe Elise Nayize cyangwa Kamikazi Isherina, umukobwa w'Abanyarwanda rwose. Ubwo bwari ubuzima bwe buvuga ku nzozi ze kuva avutse kugeza imyaka ubu ngubu agejejeho. Ubu ngubu ni isabukuru ye kuri ino tariki ya 25 z'ukwa munani 2023. Reka tumwifurize isabukuru nziza rwose. Nkanjye Nshuti Anastase, umunyamakuru wa Isherina TV, rwose tukaba twifurije isabukuru nziza. Nawe ushobora kumwifuriza isabukuru nziza binyuze muri comments, ndetse niba unafite nimero ze wamuhereza ubutumwa bwose bumwifuriza kugira isabukuru nziza, ubuzima bukazamugendekera neza. Rero Isherina, aho uri hose tukwifurije kuzagira ubuzima bwiza kandi imigisha myinshi muri uno mwaka wundi utangiye wiyongeye ku myaka yawe wari ufite. Reka nanone ngushimire wowe wari ukurikiye Isherina TV. Njyewe mwari muri kumva nitwa Nshuti Anastase.